ikintu natinye kigatuma ntinya Noheli nkumva nahanyuze nakwiruka n'isura yese nshaka kuyireba gutinyuka kuvuga ngo ariko ngo niba atari uwe ngo azaceceke wankozi y'ibibi we wankora busa we wamupagani we urabona iriya mfura ariyo kuza kwabira kuri iyi mihanda iye ngo Noheli afite umuntu umukoresha afite umuntu umumanaginga umuha amabwiriza ntabwo Noheli apfa gutuka umuntu kandi nkubwire Noheli nyiramayira yoheje nyiramagana batari bujyane wishinga inyo yundi yawe ikarangara mu izina rya Yesu abazimubashye ingunzu gusa ongeraho ngo imperere noneho ngaho mwandike uretse no kuba ingunzu ongeraho imihare uteranyeho imitimbwe imimbweti si ukwihana muri kuza kunyihanisha Imana yongera intumeho mu izina rya Yesu mwabazimu mwe murarya ntimuhaga niko Bibiliya ivuga murambara ntimushira imbeho genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Twizere ko mumeze neza cyane abo tuba turi kumwe umunsi ku munsi muri rwa urugendo rwacu warukomeje niko mbabwira mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese abo turi kumwe kugira tugenane ibintu bimeze neza uranyarukira kwa mwarimu Kerema agufashe kubona provisoire mu minsi ne umwishyure nyuma umaze kuyibona cyangwa se perime agati iminsi 15 na 30 byose umwishyure nyuma muhamagare kuri 0782483722 akorera inyamirambo munsi ya tapi rouge urugendo rurakomeje ngira ngo ni byinshi biba biri kuvugwa kuri social media hano turi muri Ndabirambiwe turi mu butayu aha niho turi ngira ngo numwe mu bakozi b'Imana bari kuvugwaho byinshi cyane cyangwa se hari byinshi cyane dufite kumubaza uyu munsi ngira ngo twamuvugishije dusanga ari hano ngira ngo nahantu haba hari abantu benshi baje kwinginga Imana cyangwa se gusenga biba ngombwa ko ariho hantu tugiye gukorera ikiganiro aho bita muri Ndabirambiwe ni ku musozi abantu benshi baza gusengera nibishaka Theogene tugiye kuganira byinshi cyane tugira ibyo tumusobanuza ari biri kumuvugaho cyangwa se ibiri hanze ese amerute ese kuki ari hano ni byinshi cyane uraza kumenya urugendo online TV twasama gakire ndi kumwe na Chobi kuri kamera nibishaka Yesu ashimwe imbazwe Sam meze neza urashima Imana ndashima Imana n'ukuri narinzi ko abantu kenshi baza mu butayu baba bambaye ibikote ibibote none urabona waje gisirimu n'ubundi ya nta mpamvu yo kwambara ibikote yego aha ngaha bahita kuri Ndabirambiwe nanga nawe urabirambiwe nge nabirambiwe kera nago mbirambiwe akakanya ya ahantu abantu baza kwinginga Imana cyangwa se kuba bari kumwe n'Imana nababwiye ko ari ubutayu bwo buri ibatsinda uherereye ibatsinda yego aha hantu uhafite ubwo nuvuga ngo uyu munsi uraburi hano cyangwa nuko haza uje gusenga gusa ugataha aha ni mu rukiko rwa Theogene mu rukiko hari byo mbanje kwibwirira Yesu ntabwira abantu rero ahangaha biba bibaye yego hari umuntu ushaka kuvuga ati impamvu ari mu butayu ni biri ibyo ari kubona bari kumuvugaho biri gutuma wenda ashaka kuvuga ati Mana mba hafi nta bimvugwaho byatuma nsenga ahubwo ibyambaho nibyo byatuma nsenga cyangwa ibyangiraho ingaruka nibyo byatuma nsenga ariko ibyamvugwaho ntibyansengesha kuko babipanga sinari mari icyabibateye nikirangira bazaceceka ntago rero ngewe nje gusengera bamvuga gusengeje nguje kubazirika hari ukuntu bavuga ngo ndaba ndakuzirika ugasanga wenda wafashe nka wazirikiye nka Noheli hano ku buryo atazahava bikorera amabuye batembagaza se ntago uwo mwanya nkufite erega iyi si yugarijwe n'ibintu byinshi byo gusengera uze bari abavuga ngo nicyo kinzanye hano aya kukuta kusanze ukonje kutagiye mu mwuka ngo mu ndimi uvuge mwuka ntabwo ari ukuvuza induru ntago mu mwuka ari ugusakuza mu mwuka ni muri wowe ibihe ufitanye n'Imana nibyo bikujyana mu mwuka ni indimi se indimi se
indimi zo nabonye zisigaye zimenya indimi se ko bazikopiye abantu batakizubaha ko umuntu wese yazitinyutse yazubahutse. Ubundi icyaha cyo gutuka umwuka wera no kuvuga indimi utahawe umwuka atagwaye. Cyera nicyo cyaha cyo gutuka umwuka wera. Bira bintu rero biri mu byaha Imana yanga urunuka. Nicyo cyaha kibi cya mbere gikuriye ibindi. Gutuka umwuka wera no gusambana. Yego. Nibyo byaha Imana yanga kuruta ibindi. Yego. Ngo mu butayu ariko nigeze numva ngo hari abantu bahaza nkaho ugasanga baje gusenga ugasanga rwose abiranduye umuntu. Subo aha hantu haryamisha umuntu umeze uti. Rega nuko abantu bumva ndabirambiwe ni ku gasi. Yego. Ni ku gasi. Narwo ndi kubona n'abandi ba mama harimo utuntu tw'udukipe dore hirya iriya buriya no muri rapironi hari abandi. Hari hakurya buriya barimo hariya barimo aho inyuma yanjye barimo mu mukoci uri hano barimo. Umuntu wese aba afite uko agiye yicaye ukwe mu bye. Dore ngiriye imitaka hakurya hano ruguru ngabariya. Sinzi rero umuntu wamanura ipantaro ahangaha undi akamanura ingutiya. Buriya nuko abantu batazi ijambo ubutayu. Niyo tere ya nyuma ukwiriye kujya gushakiraho Imana. Yego. Burya ntago wemerewe kujya mu butayu wasambanye, ntiwemerewe kujya gusenga mu butayu uri umusinzi, ntiwemerewe kujya mu butayu uri umwesikoro uri inkozi y'ibibi, kuko ntushobora kumenya ikintu kikubayeho aho kivuye. Haba harimo inzoka, Imana yaguteza amabandi, ibintu bikomeye utamenya. Rero abantu bajye bavuga makeya bavuge baziga. Kandi nawe babikuvuzeho. Jewe nje sibyo ko mbimenyereye. Bavuze ko rwose ngo barongora da. Simbizi kambivuga nkuko babivuze kuko n'ubundi biriho. Biriya bintu byakiruti iyo bagufashe bakavuga ati nibishaka turabizi neza arabikora abikorera aha abikorera bo bagiye gusengana. Biriya byo byakiruti ujye ubifata ute? Ntabwo ushaka gutuma yenda uvuga ati umuntu ndamujyana mu nkiko arambeshyeye ko nta bimenyetso. Samu nta muntu naregerega. Ariko ubundi umukristo utagira intambara abeshya ate ko ari umukristo? Ko ari cyo njya mbaza abantu. Theogene ndinde wo guhagarika amaraso y'abashumba abapastori abavuga butumwa abakozi b'Imana ukabona abantu ntibaryama kubera Theogene? Ndinde ubundi? Tewe abantu benshi bategereje ko ahubwo ngo abari abavugaga nabonye bari kuvuga ati kugira Imana imubabarire uraza usaba imbabazi Imana. Imana kuyisaba imbabazi ko nakoze ikizi? Ko yaguhamagaye ikaguha impano ikagushyira mu mwanya mwiza. None ukaba ubwo wageze ute warayitengushye? Jewe se none se nibo iha amakuru kuruta jewe wayitengushye? Iba yabagutumyeho ubundi abantu Imana gutumaho ariko Samu bakugeraho. Ngereka nkubwiza ukuri. Buri umuntu utinyutse kumpanurira abe no mu cyumba cy'amasengesho abe naha mu butayu. Ubu siniyicariye aha. Iyi ntago ari puranka ni njye ukurangiye aho niyicariye. Yego. Bati buriya turamutu oya ntago twe dutunguranye. Nta bintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo nigeze kuba nicaye aha mu minsi yashize. Ngiye kubona mbona abantu banyikubise hejuru. Ariko mbona ikintu kibazanye ngerageza kubakwepa. Bati Theogene bintu nk'ibyo. Ariko ndagira ngo ntangarize abantu badukurikira bihane gushira isoni. Ni ukuri ntago bikwiriye intore z'Imana, ntago bikwiriye gutukana muri komanteri kandi email yawe izamo. Sibyo? Hari abantu bakereye email nk'igihumbi babaye indaya muri social media bagenda bandika buri rubuga rwose bandika ibyo simbizi. Ariko hano nicaye aha nicaye hari ubwo nza nkahicara ngatekereza imirimo y'Imana ku buzima bwanjye, kuko nta wundi murondozi wandondora. Umutima wanjye ubwanjye unyemeza ibyiza nakoze ukahindukira ukanyemeza
n'ibibi nakoze. Kwihana rero ntabwo wihana. Ubundi se umukristo wa nyawe ajya kwihanira muri social media? Umukristo wa nyawe oya yegerana n'Imana. Yegerana n'Imana. Nese hariya muri social media cyambere nkawe Sam ufite cana. Uzambwire nge kereka umunsi Imana niba inkunda ntago yantumaho umu YouTubers kiyo ntayibaho, ko nta muntu ufite kamera uri mu mwuka. Tujye tubwizanya ukuri. Ukivuga ngo runaka TV runaka TV runaka TV runaka TV, wowe n'umwuka abantu bajye kwiriba ry'Abera TV barasanga habasabu batuzuye n'igihumbi. Hanyuma maze igihe kingana iki se muri social media? Si kinini sinagitoye, ariko ubu nanjye nyimye pranka nukuri baza biruka. Kwiriba ry'Abera TV nta byacitse tugira, ni 3 4 5 ariko bazi neza ibyo turimo, sibyo? Rero ntabwo Imana yamagurukiriza Samu ngo genda ubwire Theogene. Icyambere Samu akeneye views, kuko iyi ni business. Ndasaze se cyo mvuga si ukuri? Iyi ni business. Rero muri business ntago berekwa, muri business ntibarondora, muri business ntago bihana. Uwihanisha Theogene agomba kuba ari umuntu uri mu mwuka w'Imana kandi udafite indamu cyangwa inyungu kuri iyi mihanda. Kandi ibyo bintu ushaka kuba utaje no kuri kamera. Urakoze. None se ubu kunsanza ha ko nkurangiye aho ndi, sibyo? Iyo mbishaka sinaye kukubwira ntago mpari. Ubundi umuntu udafite icyo kuvuga cyo kubwira abantu namugira inama yo kwicecekera. Ibiganiro by'induru n'intambara ni kwibasirana kubanshize mu icupa. Urabona ndi umuntu wakwira mu icupa. Narindi nzi ko ndi bukubaza, ariko reka tubanze turebe Toje wowe iyo wisuzumye ukareba Theogene wo mu bihe byashize uwo abantu baba bari kuvuga ko babona yahindutse. Ubona Theogene wo mu bihe byashize akiri Theogene ubu ngubu abantu bari kubona? Samu, iyo twivuze neza nibwo abazimu bahaguruka. Twanakivugana nabi ntibajya bicara ngo baduha agahenge. Ubu nonaha Yesu amanutse niwe wakwereka Theogene. Kandi njyewe uko numva mpagaze na Bibiliya iravuga ngo wibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Ndi mu isi yuzuye ibyago n'amakuba n'intambara zitandukanye, sibyo? Ariko aka kanya nicaye hano 16 uyu munsi z'ukwa 4 ntago Yesu aje yansiga muri iyi minota. Ntabwo Yesu aje yansiga. Duspose niba ejo narabwiye umuntu nabi hari uwo naturiye hariya, yego, sibyo? Akimara kuvuga ngo kubw'umutima umenetse Imana ikubabarire. Rero ntago ndasubira mu rugo cyangwa ngo nongere njyane ibitekerezo mu isi, ndi mu kirere cy'Imana. Bivuze ngo aka kanya rero marayika amanutse gucyura abantu cyangwa Kristo aje akansiga, ubwo ntago nzi icyo yaba nsigiye. Kuko icyambere kiduhuza n'Imana ni ukwihana. Ntabwo ari induru ziri muri social media, ni ukwihana. Ntabwo ari ibitutse abantu batukana. Oya, kwimenya hica umuntu wese amenye ko afite ribu muri we. Burya ntago ribu ntago ribu iza kugufata utarubizi. Kuravuga uti byange bikunda ibintu ndimo itindi shirekera izaza. Rero muri wowe udukurikiye umurondozi w'umutima wawe nubundi ni wowe. Niba uri wo kurimbuka urabizi, niba uri no kujya mu ijuru nabyo urabizi ko ni wowe uzaho waraye, sibyo? Rero kumpagurukira nuko nkomeye. Yego, nabonye umuhanuzi Imana yohereje Uganda kujya kugusengera agarukana ubuhanuzi bwawe. Nari ndi kureba ikiganiro nimugoroba. Yego. Imana yamuhaye ubutumwa bwawe, wabubonye? Ntabwo nabonye. No kuvuga ngo yagusize mu icupa. Imana ngo yarakurutse. Samu rero nje sindwanya bandwanya. Mwanzi wanjye narababwiye ngo ni umubiri n'isi na Satani. Kwa kakanya wajya kubona ukabona umubiri urampindutse, sibyo? Yego. Satani yanteza icyago runaka nkuko yanteje iriya audio
abantu buririyeho akaba ariyo sura barebeyemo Theogene, ariko abantu bibuke mvuga ko buriya bukwe nibutaha ntazongera guhanura, niko njye mbaho. Kuko reka mbaha amakuru, uriya si umwe wa Marinette nabonye, mana simurwanije ariko sinanamwinginze. Abantu bajye muri komanteri naraye nanditse, uriya mutipe namufashe. Ntago simvuze ko atahanura, iriya kiriya ni ikiganiro propagande, ni umushinga bateguye. Abantu babyumve nibongera kucyumva neza bagisesengure barahita babyumva. Ntabwo umuntu uri kwihana uri kwatura kuri kamera inkozi y'ibibiri mirihana, bihanganira iki kinyarwanda, umunyabyaha ari kwihana, Imana imutumyeho kwihana, ako kanya isige mu mwuka, ivuza indimi, ihanuriye uyizaniye ubutumwa. Ari uwihana n'uzanye ubutumwa, ukwiriye gupfukamisha undi agasengera undi ni uwuwe. None akantu kasekeje ari naho nabakurikirana nkavuga nti ndagufata. Puriyamente ni Uganda, sibyo? Abantu bibuke ko ibiciro byazamutse by'ibikomoka kuri peteroli, esanse yaruriye. Uyu munsi hano iwacu mu Rwanda ntidukennye ariko ntitunasaba, sibyo? Ntago tureshya gufata amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 50 arere tour muri uyu mujyi wa Kigali, sibyo? Ukajya gusengera Theogene ngo n'abahanuzi batanu ku itike yawe, ku ikofi yawe. Inshuti yanjye ukajya kuri Puramente ni Uganda ukamarayo iminsi 7. Kereka hari Imana abo bantu yarabaguhayeho nk'umuzigo. Ese niba baragusengeye bari bagiye muri misiyo yo kugusengera, bari bagiye kugusengera kugira bigende ute? Ni ikibazo ntago mbizi. Mpinduke ze mbaye nta mpinduka uri kwiyumvamo. Reka nkubwire Samu, reka nkubwire abantu barebe hano hantu nicaye, sibyo? Abantu barebe hano hantu nicaye, ntabwo wahera ku wa mbere ngo ugeze ku wundi wa mbere uri gusenga uhora mu rusengero nk'umusaraba, nurangiza ngo uzishure inzu y'abandi ngo Yesu mwaravuganye. Abanyarwanda mukwiriye kubyuka mugakanguka. Umutipe wahagurutse Kigali akajya kuri Puramente ni Uganda ku ikofi ye akamarayo iminsi 7. Nje mbabwiza ukuri, ni njyewe wisabiye igihano. Niba biriya bintu atari umushinga bakoze, Imana izabimbaza. Si ubwa mbere nkoresheje ijambo nk'iri ngiri natura ikintu nk'iki ku buzima bwanjye. Mpite nkwereka tape pare tape ngo uri mu mwuka, umwe agahamiriza undi ko ari umuhanuzi, undi ati jyewe n'isi irabizi ko ndi nge profeti, kandi bamuhamagaye kwihana. Umuntu uri kwihana ntabwo ahanura, agomba kubabazwa n'ibibi yakoze. Deni harimo ubwoba mu kwihana, harimo agahinda k'ibibi wakoze n'abo wakomerekeje. Ayo mavuta se yako kanya uyakuye he? Noneho ngo ikimenyetso ngo urambwira ngo ifoto ngo imeze gutya ngo urayifite, undi nawe ngo ngiye. ntago iriya ni kopi, kuko umuntu utumwe n'Imana kwihanisha abantu. Ndihana se ubundi ngewe ni ngombwa ko intumaho Theogene niba mpagarara imbere y'abantu nkihanisha abandi, nibyo koko ko Imana igomba kunyihanisha. Ariko hari ikintu abantu bakwiriye kumenya. Icya mbere dukwiriye kumenya, inkozi y'ibibiriyizi iyitumaho se ngo bigende bite? Tuje nta muhanuzi Imana iragutumaho. Ntago birambaho, ntago birambaho. Erega reka nkubwire Samu, niba ugiye igasanze kucyo uhitiranije n'ibwera mvura, iyo kuki tuje turi hano mu Kinyamerika, kuki umamagaye uturiye akubwira ni niyicariye muri ndabirambiwe, hanyuma se kutagiye Kanyarira ngo abari ujya kunshakira ntaguhaze. Then iyo tujya turahazi, icyatuma tutabona ubugingo turagisobanukiwe, n'icyatuma tutabubona turakiza.
n'icyatuma tujya mu ijuru turakizi, twarakimenyeshejwe muri Matayo 14. Bibiliya iravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, pwe nta wujya kwa data ntamujyanye. Uwo ni Yesu wabivugaga, sibyo? Ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wujya kwa data ntamujyanye. None se niba ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, izindi nzira muri komekaho n'iziki? Yego, izo nzira zindi ntazo. Umuntu bita Noheli n'ubu ngubu ndakeka ko ashobora kuba ari gukora ikiganiro, kandi ntago nazanye amazi ngo nze kwiborosa mu gihe muvuze. Niyigeragereze. Muri audio narababwiye ngo urategura, ntimwari munyishe, ntimwari mumereye nabi. Urategura, basaze batogosa ubwonko. Already nyine nta wundi agomba kwataka. Ubundi social media bareba umuntu w'umusitari wamamaye, sibyo? Samu nkubwire aka kantu ari kuvuga ngo izi ngunzu ngo ziri ku rugo rwa Mutesi. Noheli abantu babanze bamenye ko yigana. We afata ibyo umuntu yavuze akabigarura muri we, kandi byaravuze ko ari we wisi ngunzu abantu bari ku rugo rw'abantu. Yes. Yego. Noneho uyu mutipe ngo arasubira mu Buhinde ameze nabi, kari akantu kateguriwe muri Ararume. Pasi arabizi ndamwubaha, ntago namusebye. Ahakane ko abashotingira, sinzi ni abana bari gusubira muri komedi yabo, sibyo? Iyi Noheli ibi bintu ari gukora, nuriya muhungu ufite umusatsi nk'uw'umuhinde Pateri, ibi ari kumutuka mwitukisha, aragira ngo ubwo nawe azi. Pateri wubwe yaravuze ati ariko mwana nanjye wakikorera akantu, dore ukuntu byagenze. Noheli yatatse mama Pasiteri Asiya, sibyo? Pateri nawe aravuga ati jyewe wakivugira ko ngiye gukunda Mutesi, sibyo? Rero ntago Pateri ari umwanzi wa Mutesi, kuko ubajije Pateri ngo Mutesi ninde, Mutesi atahaye, Mutesi ni nabakubeye, sibyo? Rero kariya ni akantu k'agapranka kateguriwe muri Ararume hariya ku Kagugu. Urumva iki rero ni igihe cyo kugashira mu bikorwa. None se umuntu wihannye, ngiye mu bamunansetse, umuntu wihannye ahita yataka undi. Niba wihannye va mu nduru, noneho wereka abantu ko wihannye. None ikintu gisekeje wagira ngo umuntu arogesha abantu babakurikirana. Ni gute umuntu ahora atoba amazirantoki ku manywa y'ihangu, Imana imbabarire, Imana imbabarire. Ibi ngibi bya Imana imbabarire, wabonye none ko Imana igiye kumushumbusha inde ubita Ariya Kuru. Noheli igihe cye cyo gupfa kirageze. Noheli arakubitwa n'inkuba atazi yivuye. Ntago ari njyewe uri buyimukubitishe, nta nubwo ari njyewe uri bumwica, kuko nabwiye Imana ngo uzandinde ikintu cyitwa inyama n'amaraso by'umwana w'umuntu. Noheli ari kuraga, njye sinzi uko ndeba, sinzi uko nirebera ibintu. Ngo ninde, ngo neni Hakuru ninde? Ariya Kuru ni umukinnyi w'amafilme, umwe mu bakobwa ba uyu mutipe yatewe n'umwuka wa malari, sibyo? Dore ikintu cya mbere abantu barebe mu kiganiro yarayasohoye, nanditse muri commentaire, iriba ry'abera ninjye muntu wanditse cyane. Ni ukuri kw'Imana ntiyavuze ko mu kabare twari turi kumwe, ngo niwe wakubitaga akavugiriza ngo uwo muntu uri kuvuga ngo aho ngo ni nibishaka ngo anywa, niba ariraga niba ari ibiki sinzi ibiyogo ubwo ari byo. Ariko reka nkubwize ukuri Samu, abantu bakunda akaboga akanyama, nibajya kugahaha bajye babanza barebe ko nta ndurwe irimo. Buriya indurwe ni mbi. Hari abantu rero bameze nk'indurwe, uvuga ukabibasira bakicecekera nyine ukagira ngo byararangiye. Sorry gato, komeza byihorere. Ni ukuvuga iki rero, ntago Noheli abantu bari kumureba bamucunge. Noheli hari ikibazo, njyewe ntago natinya kuvuga ko Noheli bamurogesheje. Yego yari asanzwe n'ubundi ari bica mu bicika, ariko
ntabwo nje kumusubiza kuko ntabwo ari byo binyicaje hano. Ndagira ngo abantu babanze bakanguke. N'ubundi yari asanzwe ari bica mu bicika, ariko Noheli yamaze kubigica muke, sibyo? Ibyo kuvuga ngo ndi mu icupa n'ibindi bisa nabyo, ibyo ni akazi kabo. Bazagende babaze bashebuja bagiye guhirika abantu mu mazi no kutembagaza ku manga. Shebuja uvuga ninde? Ni Satani. Arabizi shebuja Satani. Arebe ko hari icyo abo batembagaje babaye, nta kintu babaye, sibyo? Rero ntago ndi umuntu wajya mu icupa, sinanakwiramo, uretse no mu icupa no mu njere no mu ngunguru mpagazemo umutwe wagaragara. Biriya ni abazimu, ni komedi. Ubundi mwerure nje mbagira inama, ibintu bya Yesu niba bibananiye mujye kwikinira komedi, kuko byibura zababera, ariko ntibazikire mu izina. Iri zina rya Yesu rero niryo riri bukore ku bantu, kandi rirabara bivu. Ntago ntekereza ko umaze kwihana Imana igutumyeho, sibyo? Iyi Mana yatewe no kwivuguruza rero birarangira ibakinduye. Ubu ndimo ndiga ikintu, ubundi hano mba ndi kumedita, ndaza nkashira ubwenge ku gihe, ngatekereza neza ikintu runaka. Ariko ndababwiza ukuri, ikintu natinye kigatuma ntinya Noheli, nkumva nahanyuze nakwiruka, n'isura yose nshaka kuyireba. Gutinyuka kuvuga indimi z'ijuru imbere y'amahanga ari kukureba. Buriya Dawidi yica Goliyati, ni ukuri nta buhanga bwari muri Dawidi, ahubwo Dawidi yuririye ku bifuti Goliyati afite, aramutikura. Buriya umuntu iyo afite akantu yakuririraho Samu, yaguteza iyi Mana ikakugwa nabi. Sinzi ikintu gitumye Imana bayigize interahamwe. Imana niyo yahindutse inyicanyi, niyo yahindutse igikenya, niyo yahindutse baro mu kibuga. Imana ntimugira n'ubwoba, n'ukuri kw'Imana. Umuntu aratinyuka akagira cyarangiza akarira. Nose zirazikuye. Biriya ni ukwikungurira Samu. Biriya ni ukuri kw'Imana, reka nkubwire. Biriya ni ukwikungurira. Kandi umuntu udashaka kuba igikenya, umuntu udashaka kuba igicamuke, yirinde ibi bintu. Nabonye bivuga ko watukanye, ngo wavuze ko abantu bari gutondagira urugo rwa mama Asia ngo ari ingunzu. Birenze nazo, ngo ntabwo ari ukwiye gukoresha iryo jambo mu izina rya Yesu abazimu bashya. Ingunzu gusa, ongeraho ngo imperere. Noneho ngaho mwandike uretse no kuba ingunzu, ongeraho imihare, uteranyeho imitimbwe, imimbweti. Si ukwihana muri kuza kunyihanisha, Imana yongera intumeho. Samu, reka nkubwize ukuri, yego, ntago njyewe njya niyoberanya. Imihare, nyirabaraza, kujya guharaza ku ngo zabigizemo uruhare. Mwumvaga bizabahira? Nkubwize ukuri, nubona nta muntu utombotse ubwonko akirukungaye, sinjya mpfa kuza kwicara ahangaha hatari impamvu. Ko amarira y'umuntu wese urengana, aya marira atera umwaku. Wakagombye kwataka ibiharamagara bagenzi bawe, ibyihebe nkawe, ibicamuke nkawe. Ariko erega iyi social media irimo ibice by'abantu, sibyo? Harimo umuntu wakwataka bikaguhira pe, bitewe n'uwo musangira, bitewe n'uwo murarana. Uzarebe nka Karosi na Ezekiyeli. Karosi ateguza, abanza guteguza Ezekiyeli, amubwira ati ngiye kugusebya ngutuke nkwandagaze isi yose ikubone. Urumva? Ubwo Ezekiyeli ati nanjye ninza kukwishyura, ubwo nanjye nyine ndaza nkwishyura. Iyo content yabuze, niko bo bakora imipangu yabo. Wari wabona hari undi wareze undi? Wari wamubona? None ushatse kuvuga ko ibintu byose wari gutegura. Ni ukuri kw'Imana. Ejo bundi Karosi mu bamvugaga neza ahishura amabanga ye. Bura niba hari ikintu nabonye kibi kibaho Samu, kiri kundiza mu mutima, nukuza ukorera Imana ukayikorera neza, ikaguhagurutsa turi kukureba, warangiza ugata umuhanda wari urimo ukisangamo hari. Niho hantu nawe bari kuvuga uri. Nta kibazo, nta kibazo. Ubwo reka tuhabane, hahirwa umuntu witeka
yikundira akamugirira neza, ibyo ni akazi kabo. Ariko reka mbabwire, ntacyo kuhanshira, hari impamvu zatumye banshirayo. Nasabye isi yose imbabazi n'Imana kubwira ya audio. Yego. Hanyuma ya audio hazaza ikindi kintu bakinyereke. Ikosa nemera ni umutego wa audio. Nasabye imbabazi, ubwo abanyumva bakijijwe baranyumvise. Ariko mukunda kuvuga ngo ndatukana, reka mbabwize ukuri. Izi ngunzu ku ngo z'abapfakazi ni ukuri ntabwo ibi bintu ari sawa. Naho amategeko atabikurikirana, Imana y'aba bagore izabakurikirana, kandi mwihangane, ni ukuri ntabwo bizatinda muzabona ikintu. Ntawe naje kuzirika nge, nta n'uwo naje gutembagaza, nta n'uwo naje kuvumira hano. Ndaha ariko isengesho ryawe ruri gusengera hano. Kuri isengesho ndi gusenga, Imana irarizi riri mu mutima wanjye. Icyo nzi cyo nuko nzi ko ndi busoze mbonye gukora kw'Imana. Mwanze kumva, sibyo? Nje uje ukanyataka, ufite impamvu zawe. Yego. Ariko nka bariya babyeyi, umva ikinyoma yabeshye, ngo yarasenze, ngo asaba Imana ikimenyetso, ngo niba si yangaruwe ngo azaza avuge, ngo ariko ngo niba ataruwe ngo azaceceke. Wankozi y'ibibi we, wankora busawe, wa mupagani we, urabona iriya mfura ariyo kuza kwabira kuri iyi mihanda? Hese niba mutanerekwa ntimukabakaba. Pateri rero niba ari papeteri, niba ari pateri, niba ari batiri, niba ari ibiki. Yabonye Noheli mugenzi we yatondagiye Asiya, ahita arazamuka. Noheli ntiyapurayinze se? Cano ye ntiyahise yuzuza ibisabwa. Aviyuzi yashakaga ntiyazibonye. Sabu yarakeneye ntiyazibonye. Ntago naje nkabibabwira. Mwigeze munyumva se? None sasabye imbabazi abantu yashakaga atari yabagwiza. Mugende murebe. Erega narababwiye ngo Noheli afite umuntu umukoresha, afite umuntu umumanaginga, umuha amabwiriza. Ntabwo Noheli apfa gutuka umuntu. Kandi nkubwire Noheli, Nyiramayira yoheje Nyiramagana batari bujyane. Wishinga imyo yundi yawe ikarangara. Ese hari umuntu wamusebye? Shobuja kuseba, erega nako hari umuntu wamushuka. Samu, ibintu byo gusebanya ntabwo bifite imbaraga. Muri iyi mihanda ntabwo ari fight, ntabwo ari ibintu bigezwe, si ibintu biryoshye. Twebwe dushobora kuza tukatakana nk'abahanuzi, nk'abakozi b'Imana, nk'abantu runaka. Ariko iyo ukoze erere ugashiramo iri zina Imana intumye, sibyo? Aka kantu niko nshaka ko mwari mukwiriye gukuramo, ko gatera umwako, kagira ingaruka. Urumva? Ngira ngo ikiganiro wabonye cyakozwe na Noheli na Pastor Claude. Ni akazi kabo, baryoherwe, courage. Nawe uravuga ngo ikintu cyakubabaje cyane nuko umuntu yagiye mu ndimi. Ngira ngo hari umuntu wari kumbwira ngo hari ishuri ryigisha indimi, ngira ngo ni ryigisha Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili. Kumbi ngo hari n'ishuri ryigisha indimi z'abahanuzi. Zira ndimi Noheli yavugaga ntabwo ari indimi yahawe na Mwuka Wera. Samu, ibintu bitandiza. Ibintu ntago ubundi numvaga nshaka kuvuga kuri ibi bintu, ariko bitegure ingaruka. Kubivuga nta kazi kabo. Harya buri icyaha kirimo n'iki? Samu. Niba udashaka ko iwanyu bazavumwa umuvumo wa burundu uwo bazaniye, uzirinde kuvuga indimi ijuru ritaguhaye. Sezeranya numva bose bahuriyeho zari zitangizwa nari. Nababwira iki? Nimushekere mukomeze. Nukuri reka mbabwize ukuri. Ikintu cya mbere nubaha ntinya mu buzima. Ntinya na Yesu arabizi, niyo naba ndi umupagani wujuje ibisabwa. Kuvuga indimi data tampaye, ijuru ritaza aho nazikuye. Narangiza nkazivuga muri iri zina. Samu, murindire murebe.
ibi bintu murabona nta burwayi bwo mu mutwe birimo bitera. Urabona uyu muhungu nawe yaratawe nk'ikintu cy'ikihebe cy'igicamu abantu bamwitegereze mu maso. wumva se ko zirandimi atarari mu mwuka? Ni ukuri reka mbabwize ukuri Samu ntago ndi hano mu nduru, sindaha mu ntambara cyane ko n'ibintu bya interview numva nabisezeye, ariko ndakubwiza ukuri havumwe umuntu, havumwe umuvumo ukomeye. Waruzi ko kiriya cyaha nta muntu njye ukihana cyo kubeshyera Imana? Harya ni cyo cyaha cyo gutuka umwuka wera? Niko gutuka umwuka wera mu byaha Imana yangurunuka. Mu byaha Imana nicyo Bibiliya iravuga ngo nta cyaha Imana itababarira uretse gutuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera rero ntabwo ari ukuvuga ngo umwuka wera uri igicucu cyangwa uri ikigoryi, ni ukuvuga indimi mu mubiri ukina puranka cyangwa gusubira mu ndimi z'umuhanuzi ukazisubiramo. Ibi bintu bitera umwaka mubi cyane. Kandi mutuze murindire mutuze. Ejo bundi hari umugabo wakoze impanuka ngo niyo namuteje, ndaceceka, ariko hari ijambo nababwiye ngo nta kintu murabona, sibyo? Narababwiye ngo ntacyo murabona, mwe mutuze mutegereze, kuko iyi Mana utabona. Kuki tudatinya ijambo rivuga ngo erega ibyo byose murabikora nk'abihorera, mukibwira yuko mpamwe namwe rwose. Ushobora kubeshya ku wa mbere ikakwihorera ukagira ngo byakunze, ukabeshya ku wa kabiri gaceceka ukagira ngo byemeye, aho ihugukiye rero ikaza kukwitaho. Samu ni ukuri ko Imana ibi bintu birasiga hari umuntu ukenyutse, ntabwo ibi bintu byarangira gutya. Byonyine abantu bafite ibikomere bakomeje gukura muri ibi bintu. Ese dore Samu, dore ikibazo gihari. Yego, social media uremera ko hari umuntu wakumva ijambo ry'Imana agahembuka? niko mbere byari bimeze, ariko ubu urabyemera se? Cyane. Uyu munsi rero ihuriza abantu bafite badukurikirana bari bazateze, noneho mutubwire turamenya noneho ibi bintu ari ibiki byacanza. Turamenya uyu muhanuzi ninde? Umuntu arahaguruka bakazana amatorotora amase y'inka, aho batumuvuna muheto aje gutufata kunda mu musigi cyangiro. Wabonye ikiganiro Ezekiel yakoze ngo umuntu wese wampaye ngo wandamburiye ibiganza ngo ntacyo amwijeje, uzaza ureba aho abandi bageze. Hari umuntu wakuguriye ibikoresho nimba ari iby'umuziki, numvaga umuhanuzi Imana yari yohereje avuga ngo agiye guhura n'akaga. None umva ishari ryabo rero. Imana y'ishari, Imana y'ingengabitekerezo, Imana yishwe na jalousie, Imana ifite toroma. Iyo Mana si batuma nkande. Bibiliya iravuga ngo akaboko gatanga niko kagira gute? Niko kakira. Kandi gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ibyo si ibyanditse n'ijambo ry'Imana? None se tugiye mu mwuka turabivuga? Ukuvuga ngo abantu bose bakuramburiye. Biriya ni uburyo bwo kuvuga bati tumusiga icyangiro, kubera ntabwo abantu bose badukurikirana ntabwo basobanukiwe ibintu bya social media, ntabwo babizi, sibyo? Hari ababifata uko tubibaha. Noneho rero akavuga ati kumbi guha Theogene nuko bigenda. None se ubu murabona narananutse kubera video mwakoze n'uburyo mwansebeje. Ese kuki mubona ko uyu muntu bagiye kumuha hari akabarenga? Narababwiye ngo Theogene n'amasezerano yanjye ari gusohora, ahubwo mwibaze ngo ataraza muri social media yarinde. Mwatangiye munuka ngo nta makositime ngira, ntayo ngira, ariko mwe muyahoramo mugeze he? Ngo ko abantu buri muntu uko bwije nuko bucye tubona umuntu uje Imana igutumyeho. Hari n'abandi bari mu nzira. Welcome. Imana igutumyeho. Welcome. Umubare w'abantu Imana iri gutumaho ko bari kuba benshi. Ntabwo biri buze kugeraho noneho uvuga ati kuko Noheli yaravuze ngo Imana iri mutumye abahanuzi 20 bangahe. Nukubeshya. Ese
makumyabiri na bangahe na batatu niba numvise neza uriya ni uwa 24 icyatumye amwemera akazibukira ni igiki nuko yaratinye inkoni y'Imana uzi ibintu byasohoye Sam ni ibyanjye na mbeba y'inzungu ibyo byasohoye abantu babyibuke buriya mbeba y'inzungu yaramuhanuriye nari mpari murararume rumva ku mpanuro yego nukuvuga ngo uko ubuhanuzi bw'abantu Imana iri kugutuma bugenda bagenda baba benshi ntago ushobora kugira ubwoba samuzi cyangwa abangaba nabari kwituma ntago abara Imana ikintu gituma Imana ituma ku muntu iyo wananiranye umutima wawe warabaye akahebwe nibyo bituma Imana nibyo bituma Imana igutumaho oya nyine ngwino nubundi turi kuvuga Imana urumva turi kuvuga Yesu nokuri ni mumumvugire mwuka byaragwe urumva Sam yego Imana ituma ku muntu wananiranye Yesu ashimwe amakuru ashimiriye imyaka myinshi cyane okay mama Yesu ashimwe ahimbazwe umeze neza ndashima Imana uje hano masaha kuri uru ruzuba abandi wenda bariryamiye abandi bari gucuruza abandi bibereye mu bintu byabo kucyuje hano nagatenge nagakapu amaje mu buryo bw'umurimo w'Imana ni byiza cyane iragutumye cyangwa uje kuyinginga iteka ryose uriko nagite n'Imana ntabwo ijya buri cyo ubwira abantu kandi iteka ryose yihamagayira kwitaba kukubana nayo buri munsi uri mu mubiri uri mu mwuka abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana amen muri make ndi mu mwuka ntabwo ndi mu mubiri yego uri mu mwuka hano hantu na wenda Imana ishimwe kunyuze hano hafi hari abantu benshi pe nuko abantu wenda ndakeka ko abantu barimo hano uramutse bateranyije bakuzura nuko bagiye bari mu bice bigiye bitandukanye iki kintu waboneye hano gituma uhaza tuticara mu nzu wawe ngo uyihamagarire iwawe ukaza hano ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe barushye n'abaremerewe ngo muze musange ndabaruhura iyo twaje rero imbere y'Imana hari ibyo dukurwaho nk'imitwaro kandi ibi tubikora nk'ibyo abatubanjirije badusigiye nk'ikimenyetso ba Moses bashaka kuvugana n'Imana yajyaga azamuka umusozi nanjye niyo mpamvu naje ahangaha ukuntu mashaka kuvugana n'Imana yego urashaka kuvugana nayo ni byiza cyane ariko ujya ukurikira ibintu biba kuri social media kuri YouTube nyambikurikirana ese ubona wowe nkeka ko utajya ujyaho ujya ukora ivugabutumwa rinyuze kuri YouTube njya ndikora ujya urikora ariko se biriya bintu iyo ubibonye ukabona abantu bari kuza kuvuga ko Imana ibatumye babeshya biriya byo bibona ute ubundi rero Imana ni nyinshi mu bantu ahubwo banza umenye ngo abantu bavuga ngo Imana irabatumye Imana ibatumye ni iyihe kuko abantu dufite Imana nyinshi ahubwo icyo nicyo dukwiriye gusobanukirwa twebwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi yewe n'abatuye isi yose uwo muntu ukubwiye ngo Imana iramutumye ni iyihe aho niho hantu hari akabazo ariko twebwe yaduhamagaye n'Imana yaremye ijuru n'isi niyo yayindi itandukaniye n'izabariya se rero izabariya njya nkunda kuvuga ngo nizamana abantu n'imvura iguye zimwe zitinya izuba ariko Imana yacu ntabwo ari Imana yanurwa imvura iguye ni yayindi ivuga bikaba yategeka bigakomera ni yayindi yakuye Lazaro mu gituro amaze iminsi ine mu mva yongera asubirana ubuzima ni yayindi yageze ku mwana wa Yayiro yongera kubaho kandi byari byarangiye iyo niyo twakurikiye niyo tunavuga uko bukeye niko bwije amen urakoze cyane nukuri hakubundi ababyeyi nk'aba bagiye Yesu afite abantu kuba atari kuza kuri social media aho reka nkubwire Yesu afite abantu yatsimbye ahantu ubwo uwo mugabo uri inyuma yawe hirya mwihorere
nawe naza dusuhuze ibintu dusuhuze nawe dore n'ubundi twaje mu butayu ngiye nigeze njya Samatare ngiye gukora ikiganiro birangira ngeze ahubwo nsanga ibyo nari nisiganiro bihindutse kuba nanjye Imana yanshakaga aho hantu Yesu ashimwe mwese mbo mujano siko ngiye birantungura abantu kenshi bajyaga bavuga ngo abadamu nibo bakunda kubona umwanya wo kujya mu byumba kujya kwinginga Imana none nawe uriyiziye buriya abanyarwanda baciye navuga ngo uribwa ni usasura kandi umuntu uri ku muhamagaro iteka ryose ahora byiyumvamo natangajwe n'umuhamagaro w'umugabo bita Elisa yari arimo ahinga ariko Imana imutumye umugabo bita Eliya atangazwa no kubona umuntu ugenda mu ntabire amusanga rero ntabwo Eliya ntabwo yigeze abwira Elisa amubwiye ngo Imana iraguhamagaye ahubwo yamukojejeho umwitero gusa ngo Elisa yumva umuhamagaro binyuze mu mwitero aramubwira ngo mbabara mbanze ngende ngire ibyo ntunganya ariko ntacyo yaramubwira ubundi naba tugenda ndabirambiwe twaje ndabirambiwe usanga usengana nawe nibishaka Ibishaka twarabanye mu buzima busanzwe mu bihe bikomeye mu bihe byari bigoye hako barakomerewe kuri social media nasomye ijambo rimwe mu byakozwe n'intumwa rirambwira ngo Imana akoreshaga Paulo imirimo n'ibitangaza ngo ariko ngo inzererezi zimwe zo mu Bayuda ngo zihimbira ngo kwirukana abademoni ngo mu izina ngo rya Yesu ngo Paulo avuga ngo umunsi umwe ngo abahungu b'umugabo bitwaga Seki w'abarindwi ngo bajya kwirukana abadayimoni mu muntu wari ufite abadayimoni noneho bageze ngo turakwirukanye ngo mu izina rya Yesu ngo ariko ngo Paulo avuga Imana ishimwe ngo abadayimoni bahita bafata wa muntu ngo mbese ko Yesu tumuzi na Paulo tukaba tumuzi mwebwe muri bana Imana ishimwe noneho ngo bafata wa mugabo babagabo bari barimo dayimoni bayije ngo baramufata baramukubita ngo amumerera nabi kubera ko iki hari inzererezi zimwe zo mu Bayuda hari igihe rimwe na rimwe muri urugendo harimo inzererezi harimo n'abantu bahamagara iyo uhuye ibyo rero bicanga abantu batari bajya bakomera mu gakiza cyane bigatuma bibagora gutandukanya izo nzererezi n'abo bantu bari mu muhamagaro Yesu yigeze abwira baramubwiye ngo mbese ko tubabona ari benshi tuzabwirwa n'iki arababwira ngo muzababonera ku mbuto zabo imbuto bera nizo zigaragaza inzererezi n'abazima ntago ushobora gufata igiti cy'igitovu ngo gisoromeho amaronji ntago bishoboka imivugire imigendere n'imikorere igaragaza uwuriwe nicyo cyerekana umuntu wari ubundi ndabirambiwe hano niko hitwa cyangwa se niko bahise nibiki urambiwe wowe nge ntago mba mu butayu ntago nza mu butayu kubw'ibindi bibazo Yesu yari afite uburyo butatu bwo gusenga bwa mbere na mbere asengeraga mu kivunge kabiri akajyana n'inkoramutima Petero na Yohana na Yakobo ariko gatatu yagendaga wenyine akiheza kubera umuhamagaro uri muri nge ntago nza mu butayu kubw'imvange kuko ntayiba mu butayu nta n'ibindi binzana mu butayu ahubwo numva hari imbaraga nshaka kugira ngo ndenge igikomba abandi baguyemo ndebe ko nge nagisimbuka kuko muri uru rugendo Yesu afite abo yahamagaye dufashe igihe mu ntambara uyu mugabo n'umunyabwenge asubizanya ubwenge bwinshi ako kantu uvuze ndakumvisha kankora ahantu kuko nimba wumva ko nta ariya bavuga ngo nta kure ari umwanzi atatera atarase yego ako kantu kumva ko uri mwiza ukavuga ati nubwo nshobora kuba nibwira ko ndi mu murongo mwiza ariko nkeneye n'izindi mbaraga nyinshi zikomeje kunina kuko hari benshi ureberaho bari bameze neza kubera kugira utese navuga ko ari nko kwirengagiza cyangwa se kutaba amaso hari abantu bari mu mwuka w'Imana ariko umunsi wa none bari empty kuko batamenye gucunga igihe cyabo bafashe igihe cyabo ntibagiha akanya baracyangiza bituma imbaraga aho bagakuye imbaraga barahayoberwa bagira bimwe bibatwara uruhu n'uruhande bibagirwa aho bahuriraga n'Imana ariko iyo ugifite umwanya wo kuba imbere y'Imana ahangaha mu butayu niho tugwiriza imbaraga z'umutima nasomye ijambo ramwe ngo nuko uwo mwana agwiza imbaraga ngo kandi akurira mu butayu ngo kugeza igihe yerekaniwe
mu Bisiraheli. uko igice cya mbere umurongo wa 80 Yeah. twavuga yego rimwe na rimwe tujya tubona umukozi w'Imana ari kunyura mu ntambara, tukaba twabifata nko muri bwa buryo uvuga ngo Imana hari igihe kunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabe ukomeye, cyangwa se tukaba twabyita ko biri no kugukorera ubuhamya. Ariko nanone hari igihe dusomana rya rindi jambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera, umunsi umwe nzakugira akabarore, kwibwira ko mpanye nawe umunsi umwe nzakugira akabarore. Ibyo bintu bibiri ushaka kubintandukanyiriza gute mu gihe tubona umukozi w'Imana ari mu ntambara? Icya mbere kiranga umukozi w'Imana iteka ryose nuko aca mu ntambara, igiti kirimo imbuto ziribwa nicyo giterwamo imijugujugu. Ntabwo ushobora gufata igiti kitarimo imbuto ziribwa ngo ugiteremo imijugujugu. Iyo umukozi w'Imana arimo aca mu ntambara, intambara ni make-up cyangwa se ni ibintu bimwubakira ubuhamya bikamuha imbaraga. Iyo uri mu ntambara kenshi urushaho gusenga no gusabana n'Imana. Niyo nzira yonyine yongera gutuma ugira ubusabane n'Imana, ukabasha kugira imbaraga zirenze izo hubwo we wumvaga washakaga. Iyo uri mu munezero cyangwa se wumva nta bihurimo bigoye, niho hahandi umwuka w'Imana asa naho kugiye kurande kuko uri mu bintu bidafite umumaro, mu bikunezeza. Ariko iteka ryose iyo uri mu rugamba, uri muri competition, nicyo kiba cyerekana ikigero cy'icyo ufite. Yego. bivuze ngo intambara urwana zingana naho uzagera. Iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye, iyo uzoroha uca mu byoroshye nyine. Akenshi uzabona umuntu arimo aca mu bikomeye, then nuko abazaba umuntu ukomeye. Wa wundi uzabona barimo barwanya uwo nguwo mwikomezeho niwe Eliya wawe. Yego, Imana ishaka kugutuma abantu barenze umwe. Oya, reka ndeke kubitwara muri ubwo buryo iki kibazo kuko ntabwo mbizi nimba ari Imana iba yabatumye. Abantu bashobora kuzana ubuhanuzi kukuzanira ubuhanuzi barenze umwe cyangwa babiri babeshyera Imana. Cyane birashoboka. Umugabo bita Yeremiya yigeze yandika muri Yeremiya 23:15, arandika avuga ngo abo bahanuzi ngiye kubaha uburozi bita pusinto, nindangize mbanywesha amazi akarishye cyane, kuko aribo baturutsweho no kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose. Mwe nabo ngabo babaha kenshi, ntabwo abahanuzi bose ariko baba baratumwe n'Imana. Ntabwo ariko baba baratumwe n'Imana. N'ikimenyimenyi umugabo bita Petero yari ari kumwe na Yesu aramubaza ngo mbese iyo murimo mugenda mwumva bavuga ko ndinde? Petero aravuga ngo abantu abigishwa baravuga ngo twumva bavuga ngo Eliya, ngo abandi ngo uri umuhanuzi, ngo uri Yohana, ngo uri iki. Ariko Petero agira umwuka w'Imana muza, aravuga ngo ngeyo ndebye mbona uri umwana w'Imana. Yesu aravuga ngo si inyama n'amaraso bitumye uvuga ibyo byabwo ni data ugize gute uri muri. Yesu ngo akomeza kubaganiriza babwira iby'urupfu rw'azapfira i Yerusalemu, ngo mukandi kamwe Petero aravuga ngo mwami ntibishoboka. Yesu aravuga ngo mva inyuma Satani. Mu yandi magambo mu kanya yari mu mwuka, ariko bibaye ngombwa ko agira gute ajya no mu mubiri. Ntabwo abahanuzi bose baba batumwe n'Imana. Yego, abahanuzi hari abahanuzi benshi muri no minsi Imana iri gutumaho uyu mugabo, none yanze kubumvira. Ikintu nzi kuri nibishaka cyo ntago ari umwana w'umuhanuzi. Ese shema bana abantu bigeze kubwira Elisa, baramubwira ngo shobuja ari bugukurweho, aravuga ngo muceceke ngiye nari nsanzwe mbisi. Ese shema rero ngiye kuva muzi na mbere uko ajya kuri social media kubera Imana iri muri we, yagiye aca muri urwo rugamba. Ntabwo akanzwe n'ibyo bitero, ntabwo akanzwe n'ibyo kuko n'urugamba ni intambara yamenyereye. Urakoze cyane, urambwiye ngo nk'umuntu umuzi imbere. Nta n'umuntu ujya uhakana amavuta ye ya mbere, ariko ubu ngubu bari kuvuga ati watambikiriye cyane, Imana yaraguhamagaye iguha impano zayo, iguha iki none utangiye kugira utya. Ahubwo abo babivuga nabo babanze bisuzume, babanze barebe nawo umurongo bahagazemo. Yego. Babanze bisuzume. Uyu mugabo twarabangiye kinini tubana no mu gipangu, twasangiye ubusa. Ubu uramuzi? Ndamuzi, turaziranye. Apana ibyo bya kera ubu? Ubu ndamuzi. Kuko ubu Imana ubu ndamuzi, ndamukurikirana, ndamuzi. Kandi n'igihe tuziranye ntago ari igihe cya kera, ndumvaho umunsi wa none ahari yahaje dutandukanya aho yarari. Yego. Rero ndabizi icyo nzi cyo. Irakugaburiye, irakwambitse, urahaze none. Kuko ibyo nibishaka arimo ageraho uyu munsi wa none, Imana yabivuze numva. Arimo yinjira mu masezerano y'ibyo Imana avuganye nawe.
ntago ari ubwa mbere Imana yavuganye nawe rero nta ndumva ataterwa ubwoba n'ibiharimo kuko ibiharimo iteka ryose urimo winjira mu bisubizo by'Imana ugenda ugira n'ibindi bikurwanya rero ngiye numva namukomeza avuga ngo ntucike intege ahubwo ukomeze aragira ngo nte Kanani yanjye bayitoragure narayiruhiye shaka urakoze cyane harya amazina ni amazina nitwa Musengimana Zabron Zabron isaguho umugisha cyane urakoze kutuganiriza n'ibishaka ngayo nguko rero kugira ngo nawe ndagushimiye kwemera kutuganiriza kandi nshimishijwe nuko tuganiriye ahantu heza cyane rero dufite amateraniro mu rugo umvise ko ndi kuyobora abantu ntago ngiye njya nakira abantu nacumuje ngiye rero kwakira abantu mu rugo yego n'aba bose ni inshuti zanjye sori mpore n'aba bose ni inshuti zanjye tugiye rero mu masengesho mu rugo nanabakire bamwe ku nzabibu twakobokeye mbagurira akaji binywere byaba byiza dusoje ikiganiro bitewe n'ahantu turi sinaho gusa ariko dusenga kuko ari abantu bakomerekejwe cyane cyane n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe ariko abantu bakomeje gukomeretswa n'abakozi b'Imana ni ba bantu babana mu mwuka babiringiye ntago ubundi umukozi w'Imana umwiringira agomba kugusengera akanyura aha nawe ukanyura aha ubuzima bugakomeza kumwiringira rero niko kugukomeretsa umukurikiye oya ngewe ntago nshaka abantu bankurikira oya hanyuma si Uwiteka we kurikirwe nande ngewe ngwino ngusenge samu banza wumve ngewe ngwino ngusenge sibyo kuko ijuru ni personal ntabwo ijuru ari community runaka ntago ari kibina nshuti yanjye abantu kuki bashaka gufata ijuru nk'amasoko nk'amakoperative umuhanuzi umukozi w'Imana ashobora kuba icyapa ibyo birenze no kuba ibyapa uretse n'ibyapa ongeraho n'ibiraro bakaba amateme n'abasare ngewe Theogene umuntu nshaka uramuzi ni umuntu wasize se na nyina akareka amarangamutima akazinukwa buri kimwe akaza tugasenga hanyuma ngewe ntandebe nk'aho azanyambukiraho ajya hehe mu ijuru oya abantu barebe Mose mutsinda ku mupaka hagahaguruka Joshua aragiye arwanye na Yeriko iraguye abagejeje i Kanani ariko hari ibyo atariye ntabwo imidugudu yose yari yakayizengurutse urabizi ukimara gufata igihugu ukimara bishaka kumenya Nyamirambo ni he Kacyiru bavuga Iremera hitwaga he deni uba ufite amatsiko ariko hari amasoko Joshua yapfuye atavomye urumva mu ntambara Joshua yarwanye nayo isi yose inyumve ni intambara ebyiri mu buzima bwe ni intambara ebyiri intambara yo ku mazi kuri Yorodani Joshua gatatu Bibiliya avuga ngo Joshua ajya kuri Yorodani Uwiteka mukomeza umutima nuko yari agiye guhura n'umuvumba s'il kandi muri condition nuko Joshua yagombaga kumanukamo samu none aha ko muri kubwira abantu ngo bazaca mu mazi ntago azabatemba ngo manuka muri Nyabarongo hanyuma ndebe amazi Bibiliya yavugaga ntago ari izi nzuzi bro nshuti yanjye ntago ari ibingi ni intambara zikurusha ibiro kandi ukanyuramo intwari ivuza induru ibaho imfura itaka imfura zitaka zigakoma akaruru ku munwa hari aho urazibona imfura yose ishiriramo imbere intwari tuyibona urugamba ruko rugize gute rurangiye tumaze gusukura igihugu tuzamuye idarapo ry'ubutsinzi dukashiraho za ministeri abana bagasubira ku ishuri nibwo tuvuga ngo runaka yabaye intwari mu Rwanda ntago dufite igicumbi cy'intwari yego icyo twitira imbi ry'intwari hanyuma se niki si bikorwa bakoze uyu munsi se turabahemba ariko bamwe mu miryango yabo barafata indabo bakajya kwibuka iki amateka uyu munsi rero Theogene guhagurukirwa n'abayutubers igihumbi munakarara ataryamye kubera jewe ese nubu hari abandi bari mu nzira noneho nta nigare ndagura ejo bundi wambwiye
ati wowe nubona wongeye kwakira n'igiceri cy'icumi uzangaye, ati buretse nze nkwereke. bayavumye Urumva buretse nkubwire Sam, Bayahagaritse, buretse bayaziritse. nkubwire amafaranga, hari uvuye Uganda amafaranga Prayer Mountain umva ngo amakuru Sam, amafaranga amafaranga ayazaga mu ntoki buretse abakurambiraga bose. umuntu w'umumaro wanjye. Ariko reka mvuga aka kantu nanasoza. Petero yabanye na Yesu, uwagiye muri supermarket kujya kuzana capati, Yesu ahaza abantu 5,000 ninde? Si Petero. Ntabwo ari bwo yamubwiye ngo mwigisha asezerera abantu batahe. Yesu akamubaza ati sawa abantu bundi bari? Petero ati nta kintu bafite. Sa amafi 5 n'amafi 5 ntibyahagije abantu 5,000. None se ngewe ndimwe abantu 5,000. Yesu nananirwa kuntunga zirorerere. Sha hari kuziko Imana yabanye nanjye ndi kwa muka data, nkishingurira umwana unkurikira mfite imyaka 9 y'amavuko, mbana n'imbwa igikondo sejemu, imbwa yitwa Barajiginwa n'iyitwa Bobi, nkazibwira ngo mwizuyaho, akamvana induba, akamvana ijari, akamvana n'ahandi. Samu guhera n'aka kanya fata kamera tujyane mu rugo. Nge ngo wawe uburenganzira ikiganiro cya kabiri turagikorera mu rugo. Izi mpereri abazimu bahagurukije ni bwoko urongera uratukanye ndamaze. Si ibirego se mu ndega wazisi harya ni imihare, ingunzu rwose, ni ingunzu. Umuntu w'umugabo ubundi turebere muri aka kantu, umukristo wa nyawe ahagurukira mugenzi we kubera 1,000 bahaye mugenzi we, itunda bavumya rimwe. Yego reka imyaku yose ifata ubusa. Uzi ko tuvugana ubu turi kuvugana Sam, rimwe nzatanga ubuhamya. ntabwo uratanga se? Umuvandimwe we arabizi. Hari aho twabaye batwinubira, ntawe ukeneye ko tugera iwabo. Uyu mubyeyi abantu baraza kumwumva baze kumukurikirana mu kiganiro. Yampamagaye inshuro mukupye sinanazibara. Kugira ngo menye uwo ari we, byamusabye kunyoherereza ifoto ye. Ndikanga ndamubwira ngo warwaye ryari, wabaye iki? Yarabyibushye. Sawa. Ni iki se? Nubundi abarokore twitwa abasazi. Uyu se waruza hari buturuke? Ni mu Kinyamerika nyine, ni mu butari. Samu reka nkubwiza ukuri. Ezekiel ntiyavuze ngo yeretswe hari ibyo nkenyereyeho. Umuntu ufite ibyo akenyereyeho se aracyakodesha. Bo batabikenyereyeho ubwo bageze he mu bandebere. Niba amakarita ya tapandigo barayavuna. Mwese si ku mirongo ya Nyabugogo. Reka dusoze. Hanyuma ntangariza isi yose Samu. Yego. Nsubiremo. Yego. Ninshaka kwesikoroka jewe ntago nzaza mu izina rya Yesu. Mfite uburyo nabigenzamo. Ninshaka gutunga inzu mu mujyi wa Kigali ntago nzashiramwe Uwiteka cyangwa ng'Imana imbwiye ngo nzakora ibintu nakirengera, na Yesu akavuga ati wangegera we bagukubite baguhambire, kuko ntago jewe nzakubitwa kuko nabeshye Imana. Nzazira ibibi byanjye naba nakoze. Imana y'impangaye nibona nyisenzi zanyivuna. Mana y'inzererezi ngo sare ngo twimukiye Kagugu ngo tuvuye Kagugu ngo buturi Kimisaga. Yo Mana y'inzererezi yirirwa izererana isanduku yayo ku mutwe itu mw'izina rya Yesu. Yesu natampa urusengero ruri ku mazina ya Nibishaka Theogene. Urumva? Iriba ry'Abera Ministries. Nzahagarara hamwe nicaraho nkodesha ndyama, nzayisengeraho ngaho niba ari ijuru izarima. Nta nisoni. Umuntu yambaye bodaboda kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, asiza akingiranya abana. Saa 10 yarageze kwa Mutangana gushaka inyanya 12 n'ibinyomoro 4 n'intoryi 3. Nguwo ku muhanda ahanganye n'inzego z'umutekano kuko akora ubucuruzi butemewe. Nta nukundi nawe yabigenza abonye, ariko muhera saa 3 muturisha mukageza saa 10 izuba rikarenga muturisha. Abantu bafite ibiti basoroma amafaranga. Niba ushaka ko abantu batura bigishe gukora, nurangiza ayo batuye fata 3 bashire hamwe 4 5 ubashingire depo y'amakara, ubashakira icyangombwa cy'umusoro.
bakorera aho ngaho. Aba bantu nubaka ituro nta cyaha uzaba ukoze wanzerereza iwe mwabisambo. Ni ryari muzasaka imirambo mukayiha agahenge? Umuntu nta mituweli agira, abana be ntibiga. Niba abandi bana bari kwiga girini hirizi, uyu mukristo ari kwiga induba igatunga hejuru nabwo n'amaguru, harangiza muzane iravuze ngo pu mw'izina rya Yesu mwabazimu mwe, murarya ntimuhaga niko Bibiliya ivuga, murambara ntimushira imbeho, murambara ariko ntimuberwa, murahabwa ariko ntimwemera. Ikindi nzira ni iki? Ni ibi bibi byose nza gushira hano. Hari ikindi se? Ariko ubu nze nkabasigiriza ngafata ibibembe nka dekora bampa n'agatutu. Urashaka kumena imbehe za benshi? Ntazo menya, n'ubundi Yesu azabyubika, yongera byubike kugeza igihe bazamenye. Uyu mwaka narababwiye ngo ni sakwe uzakica azaba ari umuhanga. Ngo umuntu wese ngo ufite icyo yahaye nibishaka Theogene ntacyo mwijeje, uzurebe aho bageze nta n'isoni. Njyewe uzi nshaka gusaba Sam, naza hano ngahamagara Urugendo TV cyangwa se online, ngahamagara Iriba ry'Abera, ngahamagara Zaburi, ngahamagara buri YouTube, si ibiganiro by'idiho se? Ntimuducuruza urabihakana kakantu ntugakupe ngasange muraducuruza mubanze mu byemeye. Ntago ndi umuhanuzi, si ndi umuvuga. Wowe uri mu business wa YouTube urabihakana, ntimuducuruza. Turabacuruza da. Si wampamagaye nijoro nkakubwira nti niba ntagiye uri bumbone, hanyuma ubu turi kuvugana. Samu ni ryari utangariza isi ntungirire ibanga? Ni ryari ndakwaka n'icyatanu? Ntayo nyaka. Hanyuma saba batipe ntago babishyura, ntago waza kubwejagura kuriya batakwishyuye. Noheri uzamukoresha ikiganiro, nahaguruka kuri kamera utayamuhaye uzangaye. Ejo bundi nsebya ngo nanyoye yaraga ngo twabyinanaga mu kabari, Sinepo Musaraba wamuhaye 5. Ntabwo ari we urabihakana. 5,000 bigatuma uza gusebya umuntu ngo twabyinyanye muka. Naba ndi umupagani wapfuye najya kubyina ahantu hari Noheri. Hano ubwenge munagira. Nge simbabajwe n'abamokera n'abantontomera n'abansiga icyashya. Rwose nibindi mugende muyore nanduba muyikukumure muyizane. Ndarahira Uwiteka Imana isumba byose. Iri zina rya Yesu mukomeze muritobe niritabatoba mu ngaye. Mwibye muciye inyuma y'iri zina nta kintu bitwaye. Kuko abesikoro ntimuzabaca ngo mubamare. Ariko iri zina basi muri babari. Abimana iri kugutumaho ubabwiye iki dusoza? Nta muntu urantumaho. Nta muntu. Ariko narayinaniye. Naho ndi numvaga ngo uri mu nzira za. Sam umva nkubwire. Mbavuye icyangugu kubisenge. Ntago bibaho. Shereka uvuye mu rugo uri mu mwuka. Sibyo? Ubundi uzi umuntu ufatwa n'umwuka mu kiganiro. Ni umuntu winjiye mu ijambo ry'Imana. Nge mbaha amakuru. Ntago ndi umururu mu nshuti yanjye. Wenda ndi umururu muri social media, ariko mu bintu by'Imana ntago ndi umururu cyane. Sindi mukuru yego, hako sindi n'uruhinja. Sibyo? Ugifata ijambo ry'Imana, umwuka wera yakumanukira muri iryo jambo, wahanura rwose. Kandi nabwo byaterwa n'ubuhanuzi uhawe cyangwa n'ibihe urimo. Ariko Imana igutumye kuri Theogene ugiye mu ndimi. Imana hari nk'igihe yohereza umuhanuzi akava ku gisozi ari mu mwuka. Buretse nk'ubu ntureba ubu mfashe Bibiliya nkayimarana iminota 30 aha nicaye. Abantu ntibibaza n'impamvu ntayigendanye, kuko nta n'impamvu rega zo gukomeza kuzizererana, kuko igihe kizagera nayo uyikubitirwe usobanura ibyo urimo. Nabyo niba mutanabizi nabyo mubimenye. Hanyuma se utabitse ijambo ry'Imana muri wowe, ntago Imana tuyitunze mu bitabo. Ni ngo Bibiliya ntago ari igaragaza abo turibo, ahubwo imbuto twera nizo zigaragaza abo turibo. Sibyo? Yego. Abantu nibankubitiye muri iriya audio wigeze ubona nsakuza, sinamanitse amaboko. Noheri rero yashaka kugira ngo ibyo yavuze nze mbikonfirme ngo ngo nanjye naje ngo mu izina rya Yesu. Abazimu bakurimo nibatagutumura ku musozi, Uwiteka bimore ndetse bikabije. Ni ukuri kw'Imana abantu bari bwiruke mu babone. Rero ukibona umuntu ngo nari ndyamye ngo ibumpaye nijoro, ukabona barunzeho ibikabyo byinshi kuri tamoneri, inuma ku rutugu, ibyo ntibikibaho. Ibyo bihe byararangiranye na Yesu wenyine na Yohana.
nibo bantu babiri inuma yahagaze hehe ku rutugu, Yohana ari ku nyanja arimo abatiza abantu kuri Yorodani, nibwo inuma yamanutse imuhagarara hehe ku rutugu iramuhamiriza, nibwo yavuze ngo ngewe Yohana ndijwi ry'urangurura mu butayu, mutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze. Kabiri, undi muntu inuma yahagaze ku rutugu ni Yesu. Abantu bangahe? Umuntu yagiye gukamera akanyarira, arangije afata inuma agenda atondeka ku bantu. Abantu rero batazi ibyo ari byo ugafungura ahantu, reka nicecekere. Samu, mubwire abantu barekira izina nshuti yanjye, nibibe pe, nibibe n'abashihurana mushihurane, ariko iri zina muryihorere. Yego, reka ngushimire cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ariko turakora ikindi kiganiro damu. Kandi abantu mwacumujwe n'iriya audio ni ukuri pe, namwe muri kubireba ibyo ubwo niki mutabonye, ubu nta kintu mubonyemo. Nabwiye abantu ndavuga ngo Noheli narongora Asiya ubu bukwe ni butaha, sinzongera guhanura. None birangije, ya Mana yanyu yarindagiye nkamwe yivuguruje. Mwabonaga koko uriya mugore ari wo kuza kuri iyi mihanda kumukana namwe? Nabwo ratukanye ndamaze. Ariko ubona ngewe nicuza ibyo navuze. Urumva hari ikintu cyatumye Yesu ejo bundi abwira abigishwa, arababwira ngo mugende mubwire iriya ngunzu ngo ni Herode, nimutihana murabona ishyano. Yes, ndagushimiye cyane, urakoze kuduha umwanya, Imana iguhe umugisha cyane. Nje kwise ntago bibaho, kereka uvuye mu rugo uri mu mwuka, sibyo? Ubundi uzi umuntu ufatwa n'umwuka mu kiganiro ni umuntu winjiye mu ijambo ry'Imana. Nje mbaha amakuru, ntago ndi umururu mu nshuti yanjye, wenda ndi umururu muri social media, ariko mu bintu by'Imana ntago ndi umururu cyane. Sindi mukuru yego, hako sindi n'uruhinja, sibyo? Ugifata ijambo ry'Imana, umwuka wera yakumanukira muri iryo jambo, wahanura rwose, kandi nabwo byaterwa n'ubuhanuzi uhawe cyangwa n'ibihe urimo. Ariko Imana igutumye kuri Theogene, ugiye mu ndimi. Imana ari nk'igihe yohereza umuhanuzi akava ku gisozi ari mu mwuka. Buretse nk'ubu ntureba ubu mfashe Bibiliya nkayimarana iminota 30 aha nicaye, abantu ntibibaza n'impamvu ntayigendanye, kuko nta n'impamvu rega zo gukomeza kuzizererana, kuko igihe kizagera nayo uyikubitirwe usobanura ibyo urimo. Nabyo niba mutanabizi nabyo mubimenye. Hanyuma se utabitse ijambo ry'Imana muri wowe, ntago Imana tuyitunze mu bitabo. Ni ngo Bibiliya ntago ari igaragaza abo turi, ahubwo imbuto twera nizo zigaragaza abo turi, sibyo? Yego. Abantu nibankubitiye muri iriya audio, wigeze ubona nsakuza? Sinamanitse amaboko. Noheli rero yashaka kugira ngo ibyo yavuze nze mbikonfirme ngo ngo nanjye naje ngo mu izina rya Yesu. Abazimu bakurimo nibatagutumura ku musozi, Uwiteka bimpore ndetse bikabije. Ni ukuri kw'Imana abantu bari bwiruke mu babone. Rero ukibona umuntu ngo nari ndyamye ngibumpaye nijoro, ukabona barunzeho ibikabyo byinshi kuri Tamoneri, inuma ku rutugu, ibyo ntibikibaho. Ibyo bihe byararangiranye na Yesu wenyine na Yohana, nibo bantu babiri inuma yahagaze hehe ku rutugu, Yohana ari ku nyanja arimo abatiza abantu kuri Yorodani, nibwo inuma yamanutse imuhagarara hehe ku rutugu iramuhamiriza, nibwo yavuze ngo ngewe Yohana ndijwi ry'urangurura mu butayu, mutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze. Kabiri, undi muntu inuma yahagaze ku rutugu ni Yesu. Abantu bangahe? Umuntu yagiye gukamera akanyarira, arangije afata inuma agenda atondeka ku bantu. Abantu rero batazi ibyo ari byo ugafungura ahantu, reka nicecekere. Samu, mubwire abantu barekira izina nshuti yanjye, nibibe pe, nibibe n'abashihurana mushihurane, ariko iri zina muryihorere. Yego, reka ngushimire cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ariko turakora ikindi kiganiro damu. Kandi abantu mwacumujwe n'iriya audio ni ukuri pe, namwe muri kubireba ibyo ubwo niki mutabonye, ubu nta kintu mubonyemo. Nabwiye abantu ndavuga ngo Noheli narongora Asiya ubu bukwe ni butaha, sinzongera guhanura. None birangije, ya Mana yanyu yarindagiye nkamwe yivuguruje. Mwabonaga koko uriya mugore ari wo kuza kuri iyi mihanda kumukana namwe? Nabwo ratukanye
ndamaze ariko ubona ngewe nicuza ibyo navuze urumva hari ikintu cyatumye Yesu ejo bundi abwira abigishwa arabwira ngo mugende mubwire iriya ngunzu ngo ni Herode nimutihana murabona ishyano. Yes, ndagushimiye cyane urakoze kuduha umwanya Imana iguha umugisha cyane.